rubanza nunganiramo Busandi Moreni, ni umukobwa wabyaranye n'umuhanzi witwa Ntakirutimana Dani. Mwunganira mu rwego rwo gusaba urukiko ko rwemeza ko abo bana bababyaranye, hanyuma kandi rugategeka ko abandikwaho nk'umubyeyi, hanyuma akanategekwa kuzuza inshingano za kibyeyi kuko nta bushake yageze bwo kubikora kandi biramureba. Umubyeyi bababyaranye, nyina w'abana arabyemeza ko aribo bababyaranye, mu gihe Dani we yaba agaragaza yuko cyangwa se atemera yuko abana ari abe. Yageze ku rukiko ndetse kubera ko atari yihuje n'icyo kirego kugira ngo abashe kwiregura, urukiko rwakomeje kumutegereza ndetse turanamuvugisha kuri telefone, ariko ntiyagira ubushake bwo kongera kugaruka. Umwana ni umugisha, ntago abantu bakwiye kumva yuko ari umutwaro. Umuntu wabyaye we ni biri automatique, birikora ukumva yuko ufite inshingano zo kurera abana. Iyo rero hageze uteshuka kuri izo nshingano bitewe n'ubugwari bwe cyangwa se n'uburangare bwe, amategeko ateganya yuko kuba akiri honorable byo kugeza umunsi hazaba habayeho icyemezo ntakuka, urubanza rwabaye ndakuka. Ni ukuvuga ngo hari icyemezo cyasohotse cy'urukiko giteweho kashe mpuruza kidashobora kujuririrwa. Kugeza icyo gihe nibwo ubwo bubasha cyangwa se iyo titire yari afite azaba atakiyifite. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye ni BigTown TV, nitwa Patrick the Entertainer. Tugaruka makuru agiye atandukanye. Amakuru yacu uyu munsi twakomereje ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ahari hagiye cyangwa se hategurwaga inama y'urubanza uwitwa Ntakirutimana Dani, wamenyekanye nka Dani Nanone. Uyu n'umuraperi muramuzi cyane, n'uwitwa Busandi Moreni, babyaranye umwana umwe ndetse n'undi wa kabiri bateganya kuba bibaruka. Rero yari inama itegura urubanza rwayo ruzaba nk'uko imyanzuro ivuye mu nama rwatangiye gutangira ku isaha ya 8. Iyo nama itangira uwitwa Ntakirutimana atarahagera, kikuvuye ko yari yahageze mbere ho igihe gitoya, ariko birangira yari atarisanisha n'urubanza muri system, biza kuba ngombwa ko aba asubiyeyo kujya kubyuzurisha. Hanyuma rero iyo nama yaje kuba ikomeza uwitwa Moreni ari kumwe n'umumetere cyangwa se umwunganira mu mategeko. Rero birangira n'ubundi iyo nama ikomeje inarangira yanzura ko ubwo rubanza ruzaba ruba mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 29 nk'uko metere tugiye kuba tuganira ari buze kuba abigarukaho. Niyo mpamvu rero twaje kuba tubabera kugira ngo tuganire nawe. Witwa Nanone we yaje kuba ahagera mu masaha y'igihe nyuma, ariko ahagera n'ubundi inama yo isa naho yamaze kubirangira. Moreni ntabwo yaje kudukundira ko tuganira bitewe nuko yavugaga ko ku mpamvu ze bwite bitari bukunde, ahubwo atubwira ko twazashaka ikindi gihe tukaba twamuganiriza. Niyo nama rero navuga yari kuri uyu munsi wa 30 z'ukwezi kwa mbere. Ntago rwari urubanza, ahubwo ni inama yateguraga urwo rubanza rwagombaga kuzaba ruba, aho witwa Ntakirutimana Dani cyangwa se wamenyekanye nka Dani Nanone, ni umunyamuziki, ni umuraperi wakoze hit nyinshi cyane muramuzi. Urubanza aregwamo kuba yafasha abana no kwiyandikishaho ndetse no kuba yabaha indezo. Rero nk'uko witwa Moreni cyangwa se Busandi Moreni uwabyaranye abivuga ko uwitwa Ntakirutimana Dani nta kintu amufashe. Tuvuze Ntakirutimana Dani babigira ngo byumvikane neza, kuko mu mategeko uwitwa Dani Nanone aba ari indi brand itandukanye na Ntakirutimana Dani, aho usanga rwose haba haregwa Ntakirutimana kuruta uko haregwa Dani Nanone. Ni mpamvu tugomba gukoresha aya mazina ya Ntakirutimana Dani kugira ngo ibintu biruseho kugenda bisa neza cyangwa se bigenda neza cyane kuri BigTown TV. Rero tugiye kuba tuganira na metere wunganira Moreni Busandi, twumve niki avuga, dore ko baje kuba badusora muri iyo nama. Hanyuma ni ibiki byavugiwe mu nama muri rusange, byagenze gute, tubashe kumenya niki cyayivuyemo, nk'uko muri buze kubamenyaga amakuru yose 5 kuri BigTown TV. Tubifuza gukomeza kugura neza. Turi ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho turi kumwe n'umunyamategeko yitwa Maître Jean Sauveur. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane Pacemaker. Tugwaye ikaze kuri BigTown TV. Murakoze cyane. Meze neza? Ni amahoro. Amahoro. Yego. Maître, tugusanze ku rukiko ariko ntago batwemereye kumenya ibyarimo badusohoye. Icyajyaga imbere ni iki? Twari turi mu rubanza
si iburanisha mu mizi ry'urubanza ahubwo ni inama ntegurarubanza. Inama ntegurarubanza niyo ibanziriza iburanisha ry'urubanza mu mizi. Ni urubanza nunganiramo Busandi Moreni. Ni ubuhe ku bantu batamuzi? Busandi Moreni ni umukobwa wabyaranye n'umuhanzi witwa Ntakirutimana Dani. Yego. Umuranganira mu biki? Mwunganira mu rwego rwo gusaba urukiko ko rwemeza ko abo bana bababyaranye, hanyuma kandi rugategeka ko abandikwaho nk'umubyeyi, hanyuma hakanategekwa kuzuza inshingano za kibyeyi, harimo gutanga indezo zigomba gutunga abana no kubafasha mu buzima bwa buri munsi, kubishyurira amashuri n'ibindi, kuko nta bushake yageze bwo kubikora kandi biramureba. Mu mategeko hari ikintu cyerekana ko abana ari abadani? Umubyeyi bababyaranye, nyina w'abana arabyemeza ko aribo bababyaranye, mu gihe Dani we yaba agaragaza yuko cyangwa se atemera yuko abana ari abe, aramutse abihakanye ubwo habaho izindi ngamba kugira ngo habe hashakishwa ibindi bimenyetso simusiga bigaragaza ko abo bana ari abe. Ariko kugeza kuri uyu munota, kubera ko amakuru dufite nuko Dani abana atabahakana, icyo adakora gusa ni ukuzuza inshingano nk'umubyeyi. Niyo mpamvu habayeho urubanza ruri mu rukiko. Inama yagaragayemo Moreni gusa ari nawe wunganira Dani Nanone wungo ko ariko ntabwo ari Dani Nanone, Ntakirutimana Dani. Dani Nanone wararengana. Ntakirutimana Dani kuki tarimo we? Yahageze, twamumenyesheje itariki y'inama ntegurarubanza, kandi yageze ku rukiko, ndetse kubera ko atari yihuje n'icyo kirego kugira ngo abashe kwiregura, urukiko ruramufasha arihuza, ariko urukiko rwakomeje kumutegereza ndetse turanamuvugisha kuri telefone, ariko ntiyagira ubushake bwo kongera kugaruka kugira ngo inama ntegurarubanza ibe ahari. Urukiko rero rwanzuye yuko umwanditsi w'urukiko wakoreshaga inama ntegurarubanza yanzuye yuko inama ntegurarubanza ikomeza, ubu ikaba irangiye mu kanya, tukaba duhawe itariki yo kuzaburana mu mizi. Itariki yo kuburana mu mizi baduhaye ni itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu saa 4:30. Ntekereza ko ubwo bijyanye n'uru rubanza bindi mwazabimbaza nyuma yuko tuburana urwo rubanza. Umubyeyi, umuntu ashobora kwibaza ngo kubera iki birinda kugera aho umuntu ajya mu mategeko cyangwa mu manza kugira ngo atange indezo, izo ndezo baba bavuga ubundi buzingana gute mu buryo bw'amategeko? Ubundi ababyeyi bombi, kuko umuntu avuga ku babyeyi bombi, umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore, ababyeyi bombi bafatanya inshingano zo kurera abana. Ubundi busanzwe mu myumvire cyangwa se muri kamere y'umuntu uko arezwe, umuntu wabyaye we ni biri automatique, birikora ukumva yuko ufite inshingano zo kurera abana. Iyo rero hageze uteshuka kuri izo nshingano bitewe n'ubugwari bwe cyangwa se n'uburangare bwe, amategeko ateganya yuko uwo mubyeyi ubangamiwe no kuba mugenzi we adatanga ibitunga umwana ashobora kuregera urukiko agasaba yuko wa wundi utabikora abitegekwa. Niyo mpamvu n'uru rubanza ruhari, ni ukubera yuko hari uwirengagije cyangwa se hari utubahiriza izo nshingano. Yego. Ubu ingingo nyamukuru byara gushaka uburenganzira bw'abana, kuko n'undi atanabafasha n'indezo n'ibiki kugeza mu kwezi kwa gatandatu urubanza rutaraba, ubwo abana nibakomeza kuba victime. Kugeza mu kwezi kwa gatandatu nta kindi cyemezo gihari, uretse ko uko amategeko abiteganya hari ikindi cyemezo gishobora kuba bijyanye n'ubushake bw'uwatanze ikirego. Hari uburyo amategeko abiteganya, akaba yaregera yuko urukiko rufata icyemezo cyihuse ku bijyanye n'ibigomba gukorwa mbere, harimo nk'iyondezo cyangwa se bibaye bitunze abana. Ariko hagati aho ngaho nta kirego kijyanye nabyo cyari cyatangwa, ni ugutegereza mu kwezi kwa gatandatu. Hari ikiguzi umuntu uri kurega ashobora kubitakarizamo cy'amafaranga, ko n'undi hakenewe indezo. Uru rubanza hari amafaranga Ntakirutimana Dani yarutakarizamo ku buryo abantu bumve ngo si ngombwa kujya mu manza kugira ngo hano habeho nk'isomo, hari amafaranga asabwa gutanga cyangwa azatakarizamo? Yego, kubera yuko iyo abantu baje mu rukiko basabwa gutanga igarama, bagasabwa kureba abanyamategeko kugira ngo babafashe gutegura imyanzuro, gutanga ikirego ndetse no kuburana urwo rubanza. Ibyo byose ni ibintu bisaba amafaranga. Hari ayo matike uwatanze ikirego nka Moreni akomeza kugenda atakaza. Ibyo byose mu kuburana
urubanza umuntu arabigaragaza akagaragaza ibyo yatakaje byose, ayo mafaranga yose Morena azaba yaratakaje mu gihe byagaragara koko nk'uko tubisaba Dani yabyirengagije, igihe azaba abitegetswe azategekwa no kugira amafaranga atanga, harimo gusubiza igihembo cya avoka, amafaranga indishyi zijyanye n'ikurikirana rubanza, igarama ndetse n'aya matike yose nk'uko nabisobanuye Morena akomeza gutakaza. isomo ni irihe rero ku bantu batera inda zahanga? Isomo nuko nta muntu wakabaye akinisha kubyara. Kubyara icya mbere byakabaye ari ibintu bitegurwa, ntabwo byakabaye ari ibintu bitungura abantu, ndetse kubera ko turi abantu tutari Imana ngo tumenye ibintu byose, n'igihe bibayeho abantu bagatungurwa, byakabaye byiza uko abantu biyemeje gukora icyo gikorwa gishobora gutuma havamo umwana, bakaba bagomba no kwiyumvisha ko bagomba gufata inshingano zo kugira ngo bafate inshingano, bubahiriza izo nshingano zo kurera abo bana babyaye. Umwana ni umugisha, ntago abantu bakwiye kumva yuko ari umutwaro, ni nayo mpamvu bakwiye no kumva ko kumurera ni ugutegura ejo hazaza h'umwana n'ejo hazaza habamurera. Ntakitimana Dani ntabwo yagaragaye mu nama yateguraga urwo rubanza, hari ibihano afatirwa? Nta gihano afatirwa, igikorwa nuko uko procedure cyangwa se uko biteganyijwe nuko iyo nama ntegura rubanza irakorwa adahari, hanyuma tugahabwa itariki yo kuburana mu mizi. Ubwo icyo gihe nabwo yabaye atabonetse, iburanisha n'ubundi rizakomeza, ntabwo bizatuma iburanisha ritabaho, hanyuma urukiko rufata icyemezo. Witwa Bamurikira yahoze ari honorable, hari birashoboka ko iriya myaka atayimara yo akaba yajurira agataha? Uyu munyamategeko twegeranye yari yambwiye ko bikora amahirwe aranga n'iki kuri honorable, ariko bakiri honorable. Icya mbere ni uko ku bijyanye n'urubanza rwa Bamurikira, kuri kimwe cy'agato bakiri honorable, umunyamategeko ntabwo yizera. Ndabona mubigize urwenya, reka tugire icyo tubivugaho. Ku bijyanye na Bamurikira muzantegurira ikiganiro, bivugeho gatoya dusoza. muzantegurira ikiganiro, nta makuru ahagije mbifiteho, byansaba kubanza kubikurikirana, kuba kiri honorable byo kugeza umunsi hazaba habayeho icyemezo ntakuka, urubanza rwabaye ndakuka. Ni ukuvuga ngo hari icyemezo cyasohotse cy'urukiko giteweho kashe mpuruza kidashobora kujuririrwa, kugeza icyo gihe nibwo ubwo bubashe cyangwa se iyo titire yari afite azaba atakiyifite. Ariko kugeza uyu munsi niba ashobora kujurira, ko birashoboka ko wenda ko yajurira, icyo gihe ntabwo wavuga yuko ka gaciro ke cyangwa se bwa bubasha yari afite ya titire ye ijyanye n'inshingano yahawe, kugeza uyu munsi ntabwo wavuga ngo yayitakaje, kimwe n'uko kubera yuko ntazi uburyo yanayihawemo ntashobora kuvuga ngo n'ubu aracyayifite. Murakoze cyane kutuganiriza. umunsi mwiza.